utari amafaranga yanjye guta ariko muje mureke gusuzugura abantu ngo mureke kubafasha ariko umva nkubwire ariko God mercy ariko none hakanaka uko so kwihiga jana vuze amafaranga ganje amafaranga naze kubakeye ariko none hakanaka niba agakobokeye rero abakobokeye bazayagura Mwiriwe neza bantu muteraniye aha kandi mwese muri hano uyu ni wa mwanya wo kwakira cyangwa twashize hamwe kugira ngo tuje turategura impano z'abakiri bato cyangwa impano z'abantu bo mu byaro cyangwa batari bibona mu njyana cyangwa mu bikorwa akaba ariyo mpamvu twebwe turi hano duhagarariye Minisiteri ishinzwe umuco na siporo n'ubuhanzi njyewe turi kubana ni muzehe ingagimuzindi guturuka muri minagiri nako muri mini siporo muri mini siporo gahunda rero yaduteranije hano mwamaze kumenyera nk'uko mwabibonye abayobozi b'imidugudu yanyu yabwiye uyu ni wa mwanya wo kwerekana impano cyane cyane zo kuririmba tuzagira ibyiciro bitandukanye ariko ubuho twaje ku mwanya wo kuririmba weho muhanzi weho muki wese wicaye aha umenye ko akanya tugiye gukurikiza ari akanya kukugira ute kuririmba niba uzi ko hari izindi gahunda ufite hari izindi gahunda ukora uyu ni umwanya wo kugira ute wo kuwewemba tubyumvikaneho njyewe rero naririmbye mu gisupusupu nako naririmbye mu gisope ahantu hose naharirimbye menyereye ibintu by'amarushanwa niyo mpamvu mini siporo mini ubumwe na mini buhanzi bantumiye ngo inze mbabere umujaji cyangwa umuntu ushinzwe kubarebera niba mufite impano sinijanye rero niyo mpamvu ndi kumwe ntago ndamuvuga kuko nta muntu uvuga umuntu mukuru uyu ariyizi kandi ariyumva reka tumuhe umwanya nawe ababwire arajute abibwire murakoze karibu murakoze cyane amazina yanjye banyita I don't know when you will come in, no. Oh, living no so no. Yeah, hey, yo, maniga. Yo, maniga, zo. Yo. Yeah, murakoze cyane amazina yanjye banyita Jason Delulo. Ndi umunyamahanga nago mwari musanzwe munzi navuye mu gihugu cya Macedonia. Nazanye na mugenzi wanjye muri ministeri. Jewe nahagarariye u Rwanda mu Burusiya, nduhagarara mu Bushinwa, mbuhagarara muri Mozambique. Mpagarara u Rwanda Darifuru aho hose nagiye kuririmba yo ndi umuhanzi abanshinzwe akanama nkemuramaka tukaba twaje kureba impano ziri hano mu cyaro murakoze cyane okay muko nayimaze kubabwira akanya kagezweho na akanya ko kumanza ukatwereka mbese ukamanza ukagorora umuhogo cyangwa ukagorora kimwe mu gikoresho urakoresha rero tutabatindiye turahera kuri nimero ya mbere nimero ya kabiri nimero ya gatatu na nimero ya kane tubibutsa ko aka indirimbo uratwereka karirimbo k'amasegonda 9 gusa oya ubundi niba ushaka kugira ngo tube twashima imiririmbire yawe tugufashe uragera koresha amasegonda 3 n'amaterise 13 tutabatinde rero kugira ngo dusa umuntu wa mbere ahite ahaguruka yegera kuri stage atwereke impano ye murakoze uwa mbere yaza akatwereka impano ye murakoze okay amazina nitwa Bienvenue naririmbye muri Nigeria Bienvenue nibye waririmbye Nigeria ngiye kubakubitiraho show mushaka show wagiye are you ready yes tangira 1 2 3 watangira ukaturirimbe salama aleko kubaneza iminsi ndabamenyesha ko ndabarenze muri none nawe ahantu yicarire urakoze cyane kuturirimbira wabyanditse ibintu byose akoze wabyanditse
ariko ikintu cya mbere watubwiye ko witwa Bienvenue uturirimbiye indirimbo ya Kiriku Akiri bishatse kuvuga ngo indirimbo uririmbye ntabwo ari iyawe mu marushanwa yatangira turimbira indirimbo ntabwo ari umuhanzi muri make oya umuhanzi ushobora gushusho ntabwo mvaga ngo ashobora kuba afite impano yo kuririmba ariko nta ndirimbo zari yakora urakoze cyane tugiye kwakira nimero ya 2 se abantu baje mu nama utazi gahunda baje wabazanye muno nta gahunda baje ko ministeri yatwereje abantu gahunda y'abatayizi reka rero nkubwira akantu ngiye gukora kuko ni abantu tugiye kubafasha tonde gatoya nimero ya 2 haguruka Niba yego nkuko rero mubibona nanjye mfite impano yo kuririmba ariko nyine ntabwo ari impano yanjye niyande ntabwo ari iyanjye ariko nyine imbamo nyine ntabwo ari iyanjye niyande nyine imbamo bishatse kuvuga ngo hari umuntu wayigutije barayimubiki narayimubiki wifuza iki nifuza nyine ngo nanjye nyine mbe umuhanzi ariko nyine nta kuntu nabona ntabikora ibyo nibyo dushinzwe ko niko kazi kacu nkuko nabikubwiye naririmbye Macedonia Mozambique Darfur Cabo Delgado hose naraharirimye turagufasha rero mu kanya turaza kubwira ibintu bikenewe kugira ngo tube twagufasha kuba umuhanzi subira mu byicaro byawe sawa murakoze murakoze rero kubamaze kutwereka impano zabo n'abatazitweretse namwe mu kanya murazitwereka ariko hari ikintu gisabwa ko mushobora kuzitabira competition imeze nk'ahari finale twabonyemo impano twabonyemo ibintu bitangaje ariko hari ikintu kimwe kibura ikintu bita itike cyangwa ikintu bita amafaranga y'urugendo nkuko mubona uyu ndi kumwe na Justin Deruru kuba yaje hano ni ibintu bisobanura ko abafite icizere kandi yababonyemo iki impano niyo mpamvu rero uyu munsi mugiye kwishakashaka cyangwa mukikusanya ndabizi mugiye amafaranga menshi kandi ashimishije mwikusanye mushaka amafaranga muyazane tubandikishe muri finale kugira ngo tuzabashakira imodoka izaba kuri no mu cyari kabajana he i Kigali aho finale izabera mu nzu nziza cyane mu mujyi wa Kigali bayita Big Arena rero tudatinze mwatangira kugenda mukusanya gahoro gahoro dufite iminota 30 zo kwa dusoje mukaba namwe mumaze kujyute kubona ayo mafaranga n'abatinde rero nimero ya 3 nawe nahaguruka twibwe nawe atwereka impano ye na nimero 4 nawe aze atwereka impano ye murakoze Haye nitwa Serginho nitabira amarushanwa yo kuririmba ariko kubera mfite ikibazo cy'uburwayi ntago binkundiye ko ndirimba ariko abo kantu mwari muvuze ko gutanga itike tukazagera aho ngaho muri iyo nzu yo kuririmba ndi kumva ako kantu nagatanga iyo tike nkayitanga kugira ngo tuzagere kandi nizeye ko nzakira byaciyemo nanjye nkaza performinga bikazafasha gutera imbere kabisa murakoze mwasubira mu byicaro byanyu umva afite igitekerezo uramuntu abari uhera uri kwandika ukibivuga bo abamaze kuvuga rero turabashimiye ubwo bafite akantu gafatika turagafata abarakatwohereza mu buryo bw'umwuka cyangwa mu buryo bwa Momo Pay turabaha nimero urakabaha mutagira ngo turi gushaka kubaka ruswa ibi bintu n'ubujyanja ruswa byo ntabwo ibi bintu n'ubuntu ahubwo nuko twavuze ngo reka tubashakire nk'agatike nako mudushakire nk'agatike k'indege katugezeho tuvuye noneho butaha muzaze mwese tugenda tubavuganira ibi bintu babiri umwe ruswa menshi ariko tuba twanze kubaka aba bantu bafite impano noneho ubwo hasigaye umwe atubwira uko abyumva
ubundi duhite tubaka nimero tugende mujye no mu bindi mujye no kwandika amarubumu yanyu yose ubundi muzabe mwitegura tariki 21 n'ahandi ni muri Pike Arena turi gukora icyo bita finale papa ubwo rero ka nimero ya 4 nawe agira icyo abivugaho ubundi dusoze ariko urukubona ko na nimero kana dukore ibintu byiza pe ikintu rero twakora nta kuntu nkuko wabwiye ko uri Deston Doruro waririmbye muri Qatar uririmba muri hose sinone ibikorwa ubundi birivugira generalirimbye mu Busuwisi muri Canada muri UCI NBA World Ego kumana nta hantu nta kinyekire tataba so nta hantu ntaririmbye tataba abo ni gukira no kuririmba byose ikinyarwanda cyo kigoye rero kiba kigoye c'est que joue le français Kinyarwanda cyo kingoye ibyo bintu uvuze rero no France bien okay kamba kubitira akapera tubareka batahe na nimero ubahereze code code ni 1 15 amazina yababwira kari amazina ni oya ni Justin Derulo Justin Derulo mutagira ngo abajya mu mufuka wanje ahubwo nuko ministeri bika kuri telefone yanjye ngubera ubufatanye ngaho bashirireho reka nze bakubitira akarimbo kanyuma ya the last song in English undi mutahe akarimbo ka Justin Derulo kanyuma bakarimba gutya uburetse ariko turakabyina tumeze gutya duhaguruke twagiye mutagira ngo muri ministeri bura nago bagwa akazi uba warabikoreye ntago bagwa akazi utarabikoreye shiraho muramutse mufite nawe nafite impano yo kubyina nabazana tuntu twagiye yo lo akarimbo ka Justin Derulo nakuzi nta ndirimbo yanje uzi ndayisi akarimbo kanje mfite tubiri ndatutereka nta kibazo kwambona ari byiza ko nta ndirimbo yanjye itangira gutyo nyine yisize mu Kinyarwanda okay tugiye gufata indirimbo ya Justin Derulo tubashire mu Kinyarwanda kugira ngo mwese muyibuke kuko ntabwo mwari mwamenye ururimi tubashire mu Kinyarwanda twagiye Justin Derulo let's go Kambona ari byiza we bizamera gute mwijo Kambona ari byiza we bizamera gute mwijo tonde dushobora kuzibabyinira zose ukazasanga nago bagize amatsiko yo kuzaza ku munsi wa marushano reka nshira hindi oya kamwe gatoya oya uva babwire bagende kuri tubicana anja Justin Derulo barazibona nyereka kira gato oya reka nkubwira ariko kutari kumva rata tujye kwareka mwe mutashe mujye kuri tundi tuntu mutegura bugumu zanyu neza noneho muri muzagaruka tuzabamenyesha gahunda y'amarushanwa mwese contribution yanyu twayibonye ubwo mugiye kugenda mwitegure muzategereza igihe cy'amarushanwa kigere tubahamagaze sawa murakoze mwakoze kwitabira fata ibitabo usukuntu bitsabye kugorora umuhogo ariko wabyumvise neza turi kuvuga rero ndirimbo twashyize mu Kinyarwanda ni ya Justin Derulo Uriro turagari y'amakora y'Kigali ahubwo nje numvisha uririmbye indirimbo dukunda kuririmba twagiye kuvumbuza ukuntu uzi kuyibyina yamaye nka tata ubundi kera urebye kera nashanaga na sogokuru sobaye Kigali umva ahubwo saa turi kumwe ubwo tuzavugana ubutaha nta kibazo kambangi aya baratse twumvikane pe twumvikane cyane buri turumvikana amafaranga sina amafaranga ariko noneho uza amafaranga bashyize kuri konti mbese uko kibyo kwa bukecuru wakaga amafaranga y'icyuzi yari yarakobokeye wowe ushaka amafaranga wakuye nagiye kuyanyagura kuri wari uri gukora siporo rero siporo wayikora utari ariko noneho reka akasakumira 5 kuri 5 50 kuri 50 ye besha abantu ngo nagiye tarifuruzi ko bashobora no kumfunga bura biranishiza muri risk jeje nakubwira ngo ndi umukozi ngo mini sport mino bumwe bashobora kumfunga jana abapfuga kwitira ngo ni mini sport mino bumwe ngo murebaza pesa ndungu wa mugabo ko twiku Tekane Rwafukuye rwose turi inshuti y'umupangu twapanze turi kumwe
ariko ushaka ibintu byo kunjyajya. ariko reka nkubwire je nariyemeje nugura amarushanwa abahanzi ndavuga ati ngeze abantu umuhanzi tuvuye mu marushanwa y'iki none se uruguye muhanzi oya tuvuye mu marushanwa ntabwo twirukaga turi kubima amatafari ari nese niba nari umuhanzi ntabwo naririmba none turi kwipanga twavuganye ko gahunda ntabwo tuvuga ko gahunda tuzagabana none amafaranga gari ntabwo baguhaye bande ba ariko none bande bama amafaranga ariko noneho wa mugabo ndavuze ngo mpereza amafaranga mwana 50 kuri 50 ariko wari wabona ifoto yawe wapfuye wese wabona niyo uri mu sanduku ariko mwaje murareka je narayibonye nanayirose urimo ndi kuvuga ngo ntuzane ibintu byo kunyobye ndatagushwanyura ndagufata umunwa mitako baro nkubwira reka nkubwire ukuvuga ngo niba nafashe ngemeza ngabo umuhanzi sibyo navuze ati reka ngo umuhanzi ndirimbe ushaka Rwafukuye ntago nshaka gushwana nawe nashango n'utuduhumbi bamaye ubwo se bereka umenye ko nzojyanga n'abakimeza baguhaye ibihumbi 400 nurama mu 200 nawe usigarane 200 akumira ni umusuzi w'ifundi noneho Rwafukuye nabimbwa 200 naririmbye indirimbo ya Jason Derulo jewe yamenya ntago ndirimbye indirimbo ngo yamenya ko ari mwiza we ngo bizamera bitemweje ngo bizamera gute jewe wabwa kutara amafaranga yaje gute ariko muje mureke gusuzugura abantu ngo mureke kubafasha ariko umva nkubwire ariko ariko none hakanaka uko so kwihiga je turavuga ibintu biri kure ni gute je waje reka nkubwire ikintu utaruzire reka ngukure nagahukuru sinari nkuri mu bihumbi 3 kunyo ujya gukureka gukurnyo so harundi mu bihumbi 3 akira gakureho gakureho Rwafukuye ndakubwaka mfara ayiwe reka ngurankura agahukunyo cyane kuzaga kure Rwafukuye akira gakureho reka nkubwire cyane yemeje ndavuga ati reka negura umushinga nigera kwiririmbira abantu banyera amafaranga kuki utagiye wenyine baba yashize kuri simu kandi zirane na tenizawe inama nako nazikodesheje ariko Rwafukuye mwashara ko Rwafukuye cyane nakubwiye gukora ibintu wamanje kunyuma jana vuze amafaranga ganje amafaranga ntabwo kobokeye ariko none akanakaga niba agakobokeye rero abakobokeye bazayagura kandi igihe mbikubwiye nkomeje kuva uyu munsi sawa bye amafaranga ganje zara amafaranga ganje jana guha amafaranga mama zara jana kuranje